n'iki cyerekanaga ko byo mutangiye urugendo murimo muzabona intsinzi ku banyarwanda mugaha uburenganzira abari barahejejwe hanze n'abari bari mu burenganzira? nta kintu cyaguhaga icyizere kwari ukuvuga ngo mbigiyemo bizashoboke bizananirane nzabigwemo nta kindi. iriya tariki nababwiye 25, 26 z'ukwa 12/87 igihe nari muri twari dufite groupe de réflexion, ibintu bita ngo ba intellectuals baganira ku hazaza hacu abanyarwanda. nari muri iyo groupe rero, niho aba FPR niho basanze, niho bankuye bashyira muri FPR. baza ubwo turagira ngo reka tumenye ibyari biri mu gikari twe tutamenye. Baje bate? Baje bababwira iki? Babasobanurira iki cyahise kibumbisha koko ko mukeneye? Byari umuntu ku wundi. Barazaga bakakureba, byavaga ku bintu byinshi, za kriteriya nyinshi cyane, cyangwa se ku uburyo babishakaga. Barazaga bakakwegera, bakakuganiriza, bakumva ibitekerezo byawe, bakareba ko utari umuntu usaragurika, cyangwa umuntu ushobora no kuzabavamo, cyangwa umusinzi wiyandarika, cyangwa iki. Hari ibintu byinshi barebaga kugira ngo bamenye ko uri umuntu wibanga, utazahavura imena, kuko icyo gihe abantu bakoreraga mu ibanga rikomeye. Bagombaga uwo bayegeraga nuko bazi ko yagira ibanga, kandi atiyandarika, atari umusinzi, atavugaguzwa. Honorable, ubundi mu Kinyarwanda ngo bavuga bati ushize impumu yibagirwa icyamwirukansaga. Ni kimwe cyatumye ya mpumu yishira, ariko ntimwibagirwe ikiri kubirukansa. Ahubwo nta mpumu nigeze nshira. Nta mpumu nigeze nshira, kuko ubwo ngubwo Honorable, reka dusubire inyuma. Wari watukomoje ku birebana nawe ukuntu bagusanze mu Burundi. Ubundi uri umunyarwanda, wisanze ute hanze y'imipaka yarwo? muri 73 naraha, narangizaga normal. Ko normal icyo gihe twigaga imyaka y'amashuri makuru 7. nari ndangije rero umwaka wa 7 w'amashuri makuru, ntegereje diplome. hanyuma muri 73 habaho nanone ibintu by'ubwicanyi. n'iki yigaga ibyumba hera ku mupaka, hariya bita Ibungwe. Non, c'est pas Ibungwe, Ikibari. muri école normale, nturuka iwacu ku Kibuye. Iwacu ni ku Kibuye. Ntabwo najyaga ntaha mu biruhuko bitoya, kuko amabisi amenshi yari atarabaho. n'iki byari bikomeye kugira ngo mve hano ku mupaka wa Uganda njya iwacu. Twari dutuye ku mupaka na Cyangugu, kugira ngo nzagereyo nzongere ngaruke mu byumweru 2. nagumaga hariya rero. Ikibazo cy'amatsiko se ko muri vakansi abantu baba batashye, mwabagaho mute muri ibyo byumweru 2? Bamwe twagumaga ku ishuri,
abandi bajyaga mu bana bigana baho hafi batuye aho ngaho. ubwo se ku ishuri hari porogaramu yo guteka mu biruhuko, ubwo ntibishobora kukifungura? Kuba hasigaraga ariko batoranije kubera diregiteri y'imirimo azabaha bivuye ku mpamvu zitandukanye, bazaba bahakora, abandi bakajya mu giturage hamwe n'abagenzi babo bigana. Igihe hari umunyeshuri uturuka ibyumba, twiganye Nyamasheke, akabira iwacu muri vakanse ntoya, banyohereje ibyumba nawe nsanga niho yiga arangiza, nanjye nkaba iwabo kuri vakanse ntoya. Ibyo rero niko byagenze, nagumaga rero hariya, natahaga mu biruhuko bikuru gusa. ubwo hanyuma muri 73 hatangiye rero imvururu mu mashuri zitewe n'abasirikari bagombaga gukorera Kayibanda kudeta, bagombaga kumukuraho bakoraho kudeta ya Kayibanda. Hanyuma icyo gihe rero habaye ibyo ngibyo bashakaga gukora kudeta, byatangiriye muri Shyogwe. Abanyeshuri b'Ishyogwe barivumbagatanya bakubita abanyeshuri b'Abatutsi barabirukana, hakurikiraho za Byimana, hakurikiraho Universite, biza kutugeraho ibyumba. Dushigaje igihe gito ngo tubone diplome sinzi. Nuko natwe baradukubita, ntara mu gihuru, muracyamva ibyumba n'amaguru, ndaza ngera i Kigali. Ngeze i Kigali nashoboye kubona agatoyota, nashakaga kugera iwacu kuko abandi twari kumwe icyo gihe bahise bahungira mu Bugande, ariko igihe nagombye gusubira iwacu kugira ngo icya mbere mbone udufaranga two kugenda, ikindi cya kabiri mbabwire nuko ngera iwacu. Hari amakuru se wari uzi cyari kiri mu mahanga, cyangwa byari ugupfa kugenda uvuga uti byibuze hararuta hano? Hari abari uzi busange, hari abari uzi bagezeyo byibuze bari bukwakire? Byari nk'ibintu bibiri. 72 hari hamaze kubaho ubwicanyi mu Burundi, leta ya Kayibanda itukana na leta ya Micombero. Uri Umututsi wumvaga ko ushobora gukira i Burundi, cyari important muri 73. Icyo ni kimwe mu cyanyemeje kujya hariya. Ikindi cya kabiri cyatumye njya hariya ni nuko mvuye hariya ngiye nsubiye iwacu, ni hafi ya Kongo, yari inzira nayo yo guhunga, ariko urumva ifatanye n'iya mbere, kuko guhunga nanone njya mu Burundi, aho nashoboraga kugira amahirwe yo gukomeza kwiga no kubona akazi. Ibyanjyanye hari. Ubwo wari ugeze usubiye mu rugo kugira ngo rero kwabona udufaranga ubona uko wagenda. Data yampaye intebe ndazigurisha. Icyo gihe wakuyemo angahe? Mu kuzigurisha wabonye angahe? Icyo gihe inka yaguraga 2. Inka nini ibyaye inoti y'ibihumbi 2 yaguraga 2,000. Nagurishije 2 ku 4,000. Yego. Niyo nagiye njyanye. Yari menshi. Yego. Ugenda ute, wambukira hehe, ukoresha ubuhe bwa transport? Iwacu ni hafi ya Kongo. Yego. Cyane ku Ijwi. Naciye ku Ijwi, nambukiye mu bwato. Waciye amazi? Nciye amazi, nambuka mu bwato, ngera ku Ijwi. Ngeze ku Ijwi, naharaye ijoro rimwe, mfatiye amaguru, twari kumwe n'abandi bana 2,
biriye iwacu nabo birukanwa mu mashuri nk'uko turagenda tugera i Bukavu. Tugeze i Bukavu tuhasanga benshi, ndetse icyo gihe HCR iratwakira banaducumbikira tuhamara igihe. Hanyuma baje kuduha nka nyuma y'ibyumweru bibiri, ngira ngo niba nibuka neza, baje kuduha imodoka iradutwara itugeza hafi y'u Burundi, twambuka nanone umugezi wa Rusizi mu bwato tugera i Burundi ahitwa mu Cibitoki. niho mwageze mwasanze abantu cyangwa mwaragiye mwitangira ubuzima zero? Tuhageze aho abantu baturangiraho komine iri, tujya kuri komine iratwakira. Hari inzu yabo yari ishaje bari bavuyemo, bamaze kubaka ishya, ariko urukabu twahahuriye na benshi, twari tukiri bake, twari tugeze nko muri 40, ngenda turi 40, abenshi ari abanyeshuri. Icyo gihe barananyemerera ndabayobora. Yego. Barijye mbayobora kubaho ngaho mu Cibitoke, abakobwa n'abahungu ndabayobora, isezerano ko tubaho. Hanyuma bwo icyo muriho ni ukugeraho aho mutuye, ni ugushaka imibereho no gushaka ubumenyi. Twamaze iminsi aho muri iyo nzu yari iya komine, twamaze nk'ukwezi n'igice cyangwa 2. Yego. Ariko batangira baduha ibyo kurya, tugashaka inkwi, tukavoma, tugateka, abahungu tukajya gushaka inkwi no kuvoma. Honorable, mwari mugeze ukuntu mwagize mu Burundi no mutangiye guhatana gushaka imibereho no gushaka ukuntu mubaho, mukomeze mutubwire uko kubaho nuko mwongeye gutangira kwiga no kumenya ko hari n'abandi banyarwanda muhuje ikibazo bari aho ngaho. Ubwo twagiye rero tujyanye n'abandi banyarwanda kuva Bukavu, twagiye kumanuka Nyangezi kugera mu Ruvunge, ni ahantu habi cyane umanutse imisozi. Icyo gihe mu modoka twari twahawe na HCR yari dutwaye, turagenda rero tugera mu kibaya cya Rusizi. Tugeze mu kibaya cya Rusizi baratubwira bati kugera i Buvira ni ahantu h'akavuyo kenshi, bashobora kubamerera nabi. Buvira muri Kongo? I Buvira muri Kongo, naho ubwo twari muri Kongo ariko. Yego. Kugera i Buvira bashobora kubamerera nabi, byiza mwakwiyambukira aha mukambuka Rusizi mukagera mu Burundi mushaka kugera mu Cibitoki. Twarambutse rero, icyo gihe tumaze kwambuka tugera ahantu bita Imparambo, ni mu Burundi. Usanga hari proje y'ubworozi, umuzungu w'umubirigi ufite umugore w'umunyarwandakazi niwe twakiriye. Icyambere aratugaburira, twari dushonje. Ni nawe wagiye kutwereka aho komine iri, ni nawe ya komine. Twageze rero komine idufata, ikajya idufasha, bakatuzanira ibishyimbo, imyumbati, umuceri. Nanjye noroganiza abanyeshuri twari twajyanye, twari turi kumwe cyane twari abanyeshuri n'abakozi ba leta. Abakobwa bagateka, bakanakora n'amasuku, tukavoma, tugatashya inkwi n'iki, bakagira aho barara, tukagira aho turara, tubaho dutyo hafi y'amezi 2. Ubwo twari muri 73? Aho ni 73. Yego. Mu mezi ya mbere bitaragera mu kwa 6. Yego. Turahaba, twamaze ibyo nakubwiraga ukwezi kumwe n'igice cyangwa 2, simbyibuka neza. Hanyuma baza kutwemera kujya i Bujumbura. Tujya i Bujumbura, dusanga izindi mpunzi zicumbikiwe ahantu bita mu Bwiza ku ibarabara rya 4, ahantu hahoze ari ikigo kinini bacururizagamo ibintu by'imyaka n'iki. Tujyamo, baratwakira. Nuko icyo gihe aho twasanze HCR igaburira impunzi, HCR y'u Burundi,
hanyuma seminari ikaduha inkwi tukirirwa twikoreye ibiryo, inkwi, tukaza tukitekera aho ngaho muri iyo nzu yitwaga Sobekov, sosiyete y'ubucuruzi. tumara igihe kinini nk'amezi ageze kuri 4 5, ntangira no kumenya abantu b'iwacu baba i Burundi. Abanyarwanda bajyaga baza gusura bashakisha ko babonamo bene wabo, bamwe bakabatwara abandi bakagumaho. Njye nari nanze kugira aho njya, mvuga ngo aho kugira ngo njye kugorana mu miryango igihe cyose ibi bikiriho, reka mbe ndaha, nkomeza ndaho. Hanyuma nanone nkomeza kuyobora cyane cyane ibice by'abanyeshuri iyo bari bavuye hose mu Rwanda, mba umukuru wabo. bivuze ngo mwahise mutangira no kwiga? Oya, sinahise ntangira kwiga, twarategereje. Hanyuma haza kugera igihe bavuga yuko tugomba kuva mu mujyi. Bande? Ubutegetsi bwaho ngo batujyane kuri bya birometero bivugwa mu mategeko ya HCR 150. Babajyana rero ahantu mu burasirazuba bw'u Burundi, ahantu bitaga mu Rutana. Njye noneho nibwo nagiye mu miryango yabo, nari narabonye abantu baturuka iwacu. Abariho njya, nasabye ishuri ariho ndi. Mu kwezi kwa 9 nibwo natangiye kwiga, ariko kubera ko naragiye nta n'agakaratasi kerekana ko nigeze nkandagira mu ishuri, nagombye kubanza gukora ibizami. Hanyuma nanone nkoze ibizami, kuko sisitemu y'u Burundi itandukanye n'iy'u Rwanda, byari bitandukanye. Kugira ngo ubone diplome ugombaga kugira amakaye y'imyaka 2, ukagira amanota y'imyaka 2. Nari nagiye nta na birote ngira. Byabaye ngombwa rero ko nkora ibizami ndabitsinda, ariko basubiza inyuma h'imyaka 2. Nsubira inyuma h'imyaka 2 kugira ngo ya makaye, ya manota, bya bindi bizaboneka kugira ngo mbone diplome. Ubwo wasubiye mu wa 4? Ubwo icyo gihe nasubiye kuko ubigereranije, ubwo navuye hano ndi mu wa 7 w'amashuri makuru, mu wa 7. Ubwo nasubiye mu wa 5. Mu wa 5 nibyo. Ndiga ndarangiza n'amanota meza, kwari ugusubiramo. Ubundi mwarabitsindaga mutarabisubiramo. Kwari ugusubiramo, urabyumva. Yego. Ndangije rero. Ubwo kwiga se, kwishyura amafaranga y'ishuri, ibikoresho by'ishuri, ni ibintu mwabonaga mute? Twe nta mafaranga twishyuraga, ariko n'Abarundi ntayo bishyuraga. Yego. Kwiga ukarangiza, ahubwo Abarundi bo baranacumbikirwaga ku mashuri, ariko twebwe abanyamahanga twigaga dutaha. Ngataha muri rwa rugo aho nari nashyikiye. Honorable, ubundi mu Kinyarwanda rwo bavuga bati ushize impumu yibagirwa icyamwirukansaga. Ni kimwe cyatumye ya mpumu yishira, ariko ntimwibagirwe ikiri kubirukansa. Ahubwo nta mpumu nigeze nshira. Nta mpumu nigeze nshira, kuko ubwo ngubwo ndangije ayo mashuri nagiye kwigisha. Njya kwigisha hagati mu gihugu mu ishuri ry'abakobwa. Bari muri ishuri ry'abakobwa bigaga iby'ubwarimu. Ubwo nanjye nize muri ishuri normal rya leta ryari rihari mu Burundi. Nagiye kwigisha rero nagiye kwigisha biga kwigisha. Ngiye kwigisha biga kwigisha rero, nkamara nigishaga ibintu by'imibare na sayansi.
ndigisha, hanyuma nyuma y'imyaka 2 yigishaga mu ishuri ry'ababikira. Ababikira babona nkiri muto n'iki, nibo bagiriye impuhwe, bambaza niba nshobora kujya gukomeza amashuri. Ndabahakanira ko bitari mu bitekerezo byanjye, kuko mu mashuri nagombaga kuba nshobora kwitunga, kwicumbikira nk'umunyamahanga. Sinari kubishobora, sinari gutinyuka kujyayo, ariko barambwira ngo ningende bazamfasha, bampa buruse bonyine. Ababikira bampa buruse yo kwiga, ndagenda ndiga, nuko nashoboye kujya muri universite. Ariko ibyo byose muri universite mwize iki? Muri universite mwakomeje mwiga iki? Muri universite nk'uko nakundaga amasiyanse n'imibare, nagiye njya kwiga mu mibare d'abord, niho natangiriye. Abanyeshuri batari kuzijaho kuri umunyamahanga uriga imibare hano ntibaharangiriza, ugomba kurangiriza hanze, kandi kujya hanze ni buruse ya leta ugomba kuzabona. Wowe ntayo uzabona, uriga ibi ngibi uzamera ute? Bivamo nize mu ibyumweru nka 2 ndahava, njya muri siyanse bambwira gutyo, nabyo ndahava. Ariko kubera ko nari narize ibyo byo kwigisha n'ubwarimu, noneho nagiye mu ishami bya psychology n'amasiyanse yo kwigisha. Iryo nagiyemo kuko nari narabyize, iryo ryarangirizaga rero aho ngaho, barangirizaga i Burundi. Ndagenda ndijyamo ndiga, ni naho nahuriye n'umugore wanjye, turigana turangiriza rimwe. Ariko ibyo byose babazaga ngo nashize impumu, ntazo nigeze nshira, kubera ko aho uciye icyangombwa ntacyo ngira. Aho uciye, aho bimariye iminsi nabwo maze kukibona, mbona ikarita y'impunzi. Aho uciye n'ikarita y'impunzi ugasanga bakumereye nabi, bagufata nk'utari umuntu. Ntabwo ari ubuzima mwari mwishimiye? Usanga bagufata nk'aho utari umuntu. Ariko niga nyine gutyo, n'icyo cyangombwa cy'impunzi, ni nacyo gituma cyo kimwe abanyarwanda bose, ari abahungiye Uganda, ari abahungiye Burundi, usanga abenshi ababyaye bashakisha kwita abana babo amazina yabo muri icyo gihugu, cyangwa se akagenekereza. Ariko nkanjye, nubwo nitwaga, kubera ko nitwa polisi, ntabwo byerekanaga cyane ko ndi umunyarwanda. Abitwaga bamuka, barwa, nibo babonekaga cyane ko ari abanyarwanda. Ye polisi kiri ni izina ritagira aho ribogamiye ku kinyarwanda cyangwa ku kirundi. Nta bwenegihugu rifite. Nta bwenegihugu rifite. Niyo mpamvu hari amazina amwe y'abanyarwanda wumva yitwa nko mu Kigande cyangwa mu Kirundi, kugira ngo bajye babona serivisi batabavanguye. Ahubwo numvishe impamvu amazina umuntu agiye yumva. Yego, ubwo muracyari kutuganiriza, ubwo ndashaka kumenya noneho aho mwarambiriwe mukavuga muti ibi ngibi. Hanyuma rero ubwo naho mwumviye ko hari abandi banyarwanda bahari. Ubwo ndiga ndarangiza, ndangije nagiye gukora nanone mu gihugu hagati, nigisha mu ishuri normal nk'iryo nari narizemo hano mu Rwanda, Byumba. Nigisha imyaka 2, hanyuma ngira n'Imana baza kureba, basanga uko nigisha n'iki, kuko buri gihe baduhaga amanota mu kwigisha abantu ba leta, inzego za leta zikurikirana imyigishirize n'imikorere y'abarimu, kaza bakamuha amanota. Nyuma y'imyaka 2 barambwira ngo nimveyo njye gukora i Bujumbura mu biro bishinzwe imyigishirize yo mu mashuri mato. Mbayo njya gukora mu biro bishinzwe imyigishirize yo mu mashuri mato. Hanyuma baza kunkurayo,
banyohereza mu bindi biro byo kureba noneho imyigishirize y'abazagomba kwigisha, y'abagomba kwigisha. Hanyuma mbivamo, hanyuma bangira nuko noneho ndikubwira, hanyuma noneho nigishayo, nkorayo muri ibyo biro, nkora nanone yo igihe, hanyuma bangira umujyanama wa minisitiri w'uburezi. Umujyanama wa minisitiri w'uburezi byari bitangaje icyo gihe kuba umujyanama wa minisitiri w'uburezi uri umunyamahanga, ariko nabaye umujyanama wa minisitiri w'uburezi. Minisitiri yitwaga Hakizimana Isidore. Hanyuma mvamo, baza nanone banjyana mu kindi kigo cy'ubushakashatsi bwo gushakashaka muri za gahunda z'imyigishirize z'amashuri yisumbuye yose. Niho navuye njya muri FPR. Aho FPR wayimenye ute, cyangwa nimba ariyo yaje kukureba yakumenye ute, yakumenye ite? Nyuma ya tariki nababwiye 25, 26 z'ukwa 12/87, igihe nari twari dufite groupe de réflexion, ibintu bita ngo ba intellectuals baganira ku hazaza hacu abanyarwanda. Nari muri iyo groupe rero, niho aba FPR niho basanze, niho bankuye, bashyira muri FPR. Baza ubwo turagira ngo reka tumenye ibyari biri mu gikari twe tutamenye. Baje bate? Baje bababwira iki? Babasobanurira iki cyahise kibumvisha koko ko mukeneye? Byari umuntu ku wundi. Barazaga bakakureba, byabaga ku bintu byinshi, za kriteriya nyinshi cyane, cyangwa se ku uburyo babishakaga. Barazaga bakakwegera, bakakuganiriza, bakumva ibitekerezo byawe, bakareba ko utari umuntu usaragurika, cyangwa umuntu ushobora no kuzabavamo, cyangwa umusinzi wiyandarika, cyangwa iki. Hari ibintu byinshi barebaga kugira ngo bamenye ko uri umuntu w'ibanga, utazahavura imena, kuko icyo gihe abantu bakoreraga mu ibanga rikomeye. Bagombaga, uwo bayegeraga nuko bazi ko yagira ibanga, kandi atiyandarika, atari umusinzi, atavugaguzwa, ari umuntu babonagamo ubushake, umuntu wumva, umuntu ubona n'ibibazo abanyarwanda barimo mu minsi ya mbere. Nuko byari bimeze. Hanyuma we wamenye ute ko abo baje aribo banyabo, banahuje n'ibyo wifuza? Ubamenye ute se ko bakuganiriza utazi ko ari cyo cyabazanye? Ntumenye ko ari cyo cyabazanye. Barakuganiriza, mugahora muganira, mugasangira, ukajya baganira nawe ku bitekerezo binyuranye, utazi ko ari cyo bashaka. Ujya kumenya ko ari cyo bashaka bamaze kukwinjizamo. Byari nk'itsinda nk'iry'abantu bangahe? Abashatse bari bageze kuri 4. Tuganira, ariko ntawe uza kugushaka mutaziranye. Twari tuziranye, twari dusanzwe mu buzima busanzwe bw'impunzi, tubonana, bazi n'ibyo nkora, nanjye nzi ibyo bakora. Ari abantu b'inshuti basanzwe, nibo bashatse. Babaganirizaga nko kuki, nk'ibibazo babazaga? Ibibazo mwaganiraga, icya mbere yewe nari narabaye umuyobozi w'abanyeshuri bo muri universite, abanyeshuri bose b'abanyarwanda muri universite, muri sosiyete y'abanyarwanda rero bari banzi. Icyo ni kimwe.
ikindi cya kabiri icyo gihe ndi umuyobozi w'abanyeshuri biga muri universite. Hari ishuri ryitwa Saint Albert twese twafashaga, yego najyaga gufasha muri iryo shuri. Abanyarwanda bose bitangira ubunyarwanda twari tuziranye. Nacyo cyatumye abanyarwanda ba mbere bageze muri FPR baranshatse. Dufite abanyarwanda ndetse barahiriye muri FPR, apana mu Burundi, barahiye FPR, bagiye muri RANU, barahira no muri FPR hanze, kuko bari bafite ababyeyi babo babaga i Bugande. Abo nibo bashatse ba mbere, bo bamaze kurahira baranshatse, ariko ntibambwire ko bashaka, ntibambwire n'icyo bashakiye. Nabimenye bwa mbere, bambwiye bati uzaze, hari ahantu tujya tuganirira, tukaganira ibibazo by'abanyarwanda, nuko dushobora no gushakisha uburyo byazakemuka. Nuko namenye ko nageze muri FPR ubundi sinaribizi. Yego. Nyuma yo kugeramo wabasanze bameze bafite bahuje gute n'ibyifuzo byawe? Maze kugeramo nasanze ibyo nifuzaga ari byo bavuga gusa, kubera ko nayoboye abanyeshuri bose mu bukene bwinshi bwabo, abanyeshuri b'impunzi cyane batagira buruse, tubashakira amaburuse. Hariho hariho imiryango ibiri twabashakiragamo buruse, hari icyitwaga FIU, Fonds International d'Entraide Universitaire, cyari icyo ku isi. Tubasabira aya maburuse, nijye wabasabiraga, nijye nasinyaga. Nari nzi n'ubukene bw'abanyeshuri b'abanyarwanda bose bari muri Universite y'u Burundi. Hanyuma hari ikindi cya Alliance, hari ikindi cy'abaporoso, Alliance Protestante. Nabo nirirwaga nzerera mbasabira amaburuse, mbasabira uko baba. Nanjye wari warayibonye ya SR, kuko kugira ngo ubone buruse ya SR hari amanota basabaga, ugombaga kugira distinction. Nari naragize Imana ndayigira, ndi mu wa mbere, bituma njye mbona buruse ngiye mu wa kabiri. No kutuburuse twacu twakatagaho kugira ngo dufashe abadafite icyo bafite. Byari byaranyijije rero muri ibyo bibazo by'abanyarwanda. Ariko ikibazo bikubwira cya mbere ni ukuvuga ngo kuki abanyarwanda bo batamera nk'abandi. Ibyo bitangiye kuguha ibibazo bya politiki. Ubwo ndi no muri kominote y'abanyarwanda, nubwo nari naragize, nakomeje kuba umwe mu bayobozi b'abanyeshuri ba university, kandi njye ndi umukozi wa leta, ariko nkaba umwe mu nzego ziyobora muri Universite y'u Burundi, kubera ko ibibazo byabo nabyumvaga. Birumvikana ntabwo ari urugendo rwari rworoshye kugeza ubwo mugeze muri FPR. Hanyuma mumaze kugeramo, wabitubwiye mu kanya dusobanurira ku birebana n'uko mwashyize umugambi bakavuga muti nta kindi gisigaye cyo gukora. Ni iki cyerekanaga ko byo mutangiye urugendo murimo muzabona intsinzi ku banyarwanda, mugaha uburenganzira abari barahejejwe hanze n'abari bari mu burenganzira? Nta kintu cyaguhaga icyizere, kwari ukuvuga ngo mbigiyemo, bizashoboke, bizananirane, nzabigwemo, nta kindi. Niyo determination, naho ibyo kuvuga ngo muzatsinda, ibyo kuvuga ngo muzakada, ntabyo nari mfite. Nabigiyemo rero ngukomerejeho gato. Ubwo maze kugera muri FPR, ikintu cya mbere natangiriye yego muri selile nahuriyemo n'aba Bangarambe François
uyobora ari secrétaire général wa RAPIER, abitwa basomeye na Twane baraha, abitwa bande, twari muri serire ya gatandatu mu Burundi. Tugakomeza tujya muri ibyo, twakemura ibibazo byacu dute n'ibiki byose, tukagira n'ibindi byo kwinjiza abandi banyamuryango, tukagira ibintu bijyanye no kwishakamo ubushobozi, tukagira ibintu byinshi by'imikorere no gukora siporo. Ibyo tubibamo rero, hanyuma tukajya tubona n'abaza kudusura bavuye mu nzego nkuru z'umuryango ku rwego rw'isi, ariko cyane cyane ubwo nshaka kuvuga i Bugande niho ubuyobozi bwari buri, ari naho hari ibyo twitaga nyine icyo gihe NEC, nanone NEC, National Executive Committee, bakaza kudusura tukaganira, bakatubaza ibibazo, bikomeza bityo kugeza ubwo mu muryango bashize imirimo ye bwa mbere yo kubanza kujya nandika ibinyamakuru, umwanditsi w'ibinyamakuru, nahoze nkubwira twajyaga tubizana hano mu Rwanda, umwanditsi w'ibinyamakuru, mva ku bwanditsi bw'ibinyamakuru, bangira nk'umwarimu uhugura abandi, nahuguye n'abagiye bava hano mu Rwanda n'abavaga za Kongo, bibamo ntyo kugeza ubwo noneho ya serire niyoboye bangira umukuru wayo, hanyuma bangira umukuru w'umujyi wa Bujumbura, za province ziyegereye, gutyo nkomeza kuzamuka gutyo mu muryango. Hanyuma nanjye nza kubona, tumaze kubona agace k'u Rwanda, nanjye banjyana mu mashuri njya kwiga ibya political military school, ndiga ndarangiza ndagaruka. Mwayize he? I Karama. Karama. Karama ni hafi mu Mutara. Ni mu Rwanda. Nari mvuze ngo tumaze kubona agace k'u Rwanda, ngenda ndiga ndagaruka, nkomeza kwigisha kugeza ubwo noneho imirimo nakoraga nayiretse, nsanga abandi ndakora, nanone nigisha n'abaya muri za zone tampon, ibiki byose, nkora imirimo bantegekaga gukora, kugeza ubwo muri 1993 bangize visi perezida wa RAPIEF, nungirije Kanyarengwe yewe na Patrick Mazimaka.